Yes, twongeye kubaha ikaze ku makuru yacu mashya y'ubukungu. Ni the economic updates uyu munsi ku itariki ya 28. Ni ibiki bigezweho, ni ibiki babivuga mu makuru y'ubukungu ku Rwanda no ku isi muri rusange. Ntukureho ntuveho, reka tuganire. Uyu munsi rero tugiye kwibanda kuri raporo nshya yasohotse y'ubukungu, isohowe n'ikigo cyitwa Standard and Poor. Ni ikigo kizwi mu gukora ubushakashatsi cyangwa se isesengura ry'ubukungu bw'ibihugu bigiye bitandukanye. Iyi ni raporo cyasohoye igaragaza uburyo ubukungu bw'u Rwanda buhagaze. Ahanini ibyo iyi raporo iba yibandaho ni ugusesengura uburyo igihugu kibasha kwishyura imyenda kiba cyarafashe mu bindi bihugu. Ikindi kandi ni uburyo igihugu kibasha gukomeza ubukungu buhamye cyangwa se icyo bita stability of economy. Hanyuma tukanagira kandi icyo bita gukurura ishoramari cyangwa se capacity y'igihugu mu kubasha gukurura abashoramari bo hanze kugira ngo babashe kuba baza gushora imari mu gihugu imbere, ndetse hakaza no kongera kwizerwa n'abashoramari, ko hari ukubakurura ariko hakaba kandi no kongera kubasha kuba abashoramari bakwizera bakaza gushora imari mu gihugu. Ahanini bijyana n'uko igihugu gihagaze, birumvikana n'uko igihugu gifasha abo bashora imari kubasha kuba babasha gushora imari biboroheye, kubasha kubona amasoko y'imbere mu gihugu, kubasha kubona ibyo bakoresha mu bijyanye n'ibyo bakora n'ibindi byinshi birimo n'umutekano w'igihugu of course. Byose bigenda birebwaho. Iyi raporo rero yasohotse kuri uyu munsi. Mbere yuko tujya mu bintu byinshi, reka maze nkubwire amavuko y'ikigo SCP cyangwa se Standard and Poor Global. Ni ikigo ahanini kibanda ku bukungu nk'uko nari mbivuze hejuru, kandi kikaba gisesengura cyane cyane izo ngingo enye nakubwiye, zirimo kureba uko ubukungu buhagaze bw'igihugu runaka, kureba igihugu niba kibasha kwishyura imyenda gifata, kureba niba ibijyanye n'amasoko mu gihugu akora neza ku buryo ishobora kuba yatuma abashoramari bizera igihugu bakaza gushora, ndetse no kureba ese igihugu ijyanye n'imyenda y'ibindi bihugu gifata bimeze bite, gifite imyenda ingana gute, kiyishyura bimeze bite, kiyishyura ku zihe interest rates cyangwa se ku nyungu zingana gute. Iki ni kimwe mu bigo bikomeye bitatu ku isi bikora ibijyanye n'ubukungu, kuko cyo n'icyitwa Moody's ndetse n'icyitwa Fitch Ratings. Ni ibigo bikomeye bikora akenshi ku bijyanye n'ubushakashatsi cyangwa se n'ishoramari ndetse n'ubukungu mu bihugu bitandukanye. Ahanini rero twibande kureba icyo iyo raporo yasohotse yavuze ku bukungu bw'u Rwanda. Ubukungu nakumenyesha ko nanone raporo ya banki itsura amajyambere nyafurika iherutse gusohoka mu kwezi kwa gatanu, nayo ivuga ko u Rwanda ruri mu bihugu byiza bihagaze neza mu bijyanye no gutera imbere k'ubukungu cyangwa se gukura k'ubukungu, icyo bita economic growth, aho u Rwanda muri rusange na Afurika bigaragara ko bigenda bigira ubukungu butera imbere buri mwaka, aho raporo yerekana ko umwaka ushize wa 2025 ubukungu bwazamutseho 4.4%, ariko ngo ahanini bikaba ubukungu kuzamuka kwabyo aho bikomeje kugaragara ko bizamuka neza ari mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, aho Ethiopia ndetse n'u Rwanda biri imbere, bikaba bifite ubukungu buzamuka ku kigero byibura cya 7.5 kuzamura. Hanyuma rero ku Rwanda specifically kuri iyi raporo ya Standard and Poor Global, iravuga ko nk'u Rwanda nk'uko iyi raporo igaragaza rwasinze ari ubukungu bukomeje gukura neza. Nk'uko tubizi imyaka ibaye irenga 10 aho igihugu cy'u Rwanda gifite ubukungu bukura ku mpuzandengo byibura ya 7.5 kuzamura buri mwaka. Iyi raporo yerekana ko u Rwanda buhagaze neza ku buryo babona ko hari icyizere cy'uko nubwo Afurika yo ubwayo babona ko buzakura ku mpuzandengo ya 4.2 muri uyu mwaka turimo, ariko iyi raporo ivuga ko u Rwanda bwo ubukungu bwabo buzakomeza gukura ndetse hejuru ya 7.5, nubwo dufite ibindi duhanganye nabyo muri iyi minsi, birimo amashoke mpuzamahanga arimo gutuma habaho izamuka ry'ibiciro bidasanzwe kubera intambara zirimo kuba n'ibindi byinshi bitandukanye, harimo n'imihindagurikire y'ikirere n'ibindi. Ariko ibi ngibi ntabwo bivuze ko u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa ku bijyanye n'ubukungu muri Afurika gikomeza gukura kandi mu buryo bugaragara. Ikindi kandi iyi raporo yavuze nuko igihugu gifite gahunda z'iterambere zifatika, ngira ngo mu bijyanye no gushimwa na politiki igihugu cyashyize imbere, harimo kugira accountability cyangwa se kugira kubazwa inshingano, aho ubona ko imicungire ijyanye n'ubukungu n'ifaranga ndetse ibijyanye byose n'imari muri rusange, ubona ko igihugu cyabihagurukiye. Ibyo rero bikaba byerekana ko muri raporo ikaba nayo ibisesengura ikavuga ko ibona muri kimwe mu byo u Rwanda rufite ari uko hari gahunda z'iterambere zitomoye,
ngira ngo tuzi nka gahunda u Rwanda rufite y'igihe kirekire yo kwita Vision 2050 yo kugira ngo u Rwanda ruhinduke igihugu muri iyo myaka kizaba ari igihugu gifite high income cyangwa kizaba gifite income iri hejuru, aho umuturage umwe azaba afite amafaranga ku mpuzandengo angana n'ibihumbi 10 by'amadolari ndetse no kurengaho. Rero ikindi iyi raporo yerekana ni uko hari icyizere ku miyoborere ndetse n'imicungire y'ubukungu mu gihugu. Nari nkivuzeho ruguru, ni uko ubona ko u Rwanda ruteza imbere kubazwa inshingano accountability, ndetse bikaba biri no muri finance yacyo. Mu by'ukuri ubona ko ngira ngo tuzi mu myaka ishize uburyo hagiye habaho guteza imbere bijyanye n'ubugenzuzi bw'imari ya leta, uburyo amafaranga akoreshwa, ibigo bikagenda bikabazwa uburyo byakoresheje amafaranga, uburyo imishinga ikora, uburyo ishorwamo, uburyo amasoko atangwa kugira ngo hirindwe zamaguye n'ibindi byinshi. So iyi raporo nayo irerekana mu buryo butomoye uburyo igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu bikomeza kwihagararaho ndetse no gushyiraho ingamba zijyanye n'imicungire, zikomeza gushimangira imicungire y'umutungo ndetse n'imari mu buryo buhamye, ndetse n'ubukungu, ku buryo iyo ubonye nka accountability hari mu rwego rw'imari, cyo uburyo BNR ihora ijyanye amajanja ivuga ati ibiciro birazamutse, dukore iki, tuzamure cyangwa tugabanye repos interest rate, uburyo capital stock market cyangwa se isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda rigenda ritera imbere umunsi ku munsi. So ubona ko byose byerekana iyo micungire uko igenda iboneye, igamije gushaka uburyo hatabaho ihungabana ry'ubukungu ku buryo bworoshye. Ariko nubwo ibi ngibi iyi raporo igaragaza, irongera kandi ikanerekana yuko mu by'ukuri igihugu gifite ibindi bibazo byinshi bigiye birimo nk'ikijyanye n'amadeni yiyongera umunsi ku munsi. Ngira ngo igihugu cyiyubaka birumvikana, cyubaka inganda, cyubaka gahunda zirimo guteza imbere ubukerarugendo n'ibindi. Mu by'ukuri bisaba ko kiba gifite investment ikomeye. Rero muri byo harimo naho bongera bakavuga ko amadeni yiyongera, kandi birumvikana kubera ko iyo mishinga nyine ikorwa ikeneye ibiyifinansa. Ikindi kirimo ni uko igihugu gihanganye kimwe n'isi yose muri rusange n'izamuka ry'ibiciro, nk'uko bimaze iminsi bisohowe yuko ibiciro byazamutse ku mpuzandengo mu kwezi kwa gatanu ingana na 13%, biterwa n'amashoka mpuzamahanga agenda aza kubera izo ntambara twavuze zituma ibikomoka kuri peteroli bihenda, ndetse n'ibiribwa bikomeza guhenda, harimo ikirere gihinduka, imisaruro mu by'ubuhinzi ntuboneke uko ugomba kuba uboneka. Mu by'ukuri byose byafekta bwa bukungu bwacu, ariko nubwo bihari igihugu cy'u Rwanda kizakomeza kuba cyakerekana ko gifite ubudahangarwa no kuba cyagira ubukungu butajegajega. Ikindi kirimo kandi twavuga ni ikijyanye na importation cyangwa se kwinjiza ibintu byinshi mu gihugu. Ngira ngo tuzi icyitwa TOT cyangwa terms of trade, aho u Rwanda rugihanganye no kuba rufite imbalance cyangwa se rufite kuba rukitumiza ibintu byinshi hanze, byamara kubitumiza hanze bigatuma ibisohoka bigenda ari bike, cyitwa exports, nabyo usanga bigitera ubukungu bwacu kuba bwagira ikibazo. Ariko nubwo bimeze gutyo, twaba hejuru ngo u Rwanda rufite imicungire y'ubukungu ihamye, kubera ko ibi ngibi nubwo biba, ariko hari politike nyinshi zo guteza imbere ibikorerwa mu gihugu, made in Rwanda, ndetse hariho na awareness cyangwa se ubukangurambaga ku buryo abanyarwanda bakwitabira kubigura, kugira ngo binagabanye ya pressure iterwa n'ibintu tugura biturutse hanze, ugasanga ibiciro byazamutse. Twavuga kandi ko n'ibiciro bya fuel bikunze kuzamuka, cyangwa se nko kuri peteroli nayo mbize hejuru, yuko nabyo bizamuka umunsi ku munsi, kandi tuzi ko nk'igihugu cy'u Rwanda ntabwo gifite iyo peteroli, ntabwo kiyicukura, itumizwa hanze. So bivuze ngo nabyo biratuma tugira mu by'ukuri ibibazo mu bukungu bwacu, ariko nubwo bihari nyine igihugu cyakomeje gufata izo ngamba tuvuze hejuru aho ngaho, kandi ubona ko ari ibintu bihamye. Ikindi twavuga ni uko harimo nanone guhindagura kw'amasoko mpuzamahanga. Amasoko uyu munsi, amakontara igihugu gisinyana n'amakampani akomeye, harimo ibisapurayinga nk'uko tubivuze hejuru ya fuel, harimo ibisapurayinga raw materials z'inganda zikorera mu gihugu, tuzi ko twabasha kugira capacity yo kugiproducingira ubwacu. Naho urumva ko hakirimo icyo cyuho cy'uko ku masoko mpuzamahanga harimo habayeho ibibazo bijyanye no guhindagurika cyangwa se volatility, urumva byafekta n'ubundi ya mikorere ya ekonomi muri rusange. Ariko nubwo byose tuvuze ko ari points zigera muri 5 zihari, igihugu cyo kirakomeza kugira stability n'imikurire cyangwa se n'imiterere imbere y'ubukungu, kandi ku buryo buhoraho, buri consistent. So bitanga icyizere yuko ekonomi yacu izakomeza gukura, kandi mu by'ukuri mu buryo bugaragara. Rero ni kino raporo yerekana ku bijyanye n'uko igihugu gihagaze ku ishoramari. Icyo yerekana cya mbere ni uko abashoramari barushaho kwizera igihugu,
kubera ko nubwo gihanganye n'izamuka ry'ibiciro rikabije, nubwo igihugu gihanganye no kuba hari izamuka ry'ibiciro bikomoka kuri peteroli, igihugu gihanganye n'izamuka no kuba hari byinshi dutumiza hanze, ni ukuvuga ngo ni imbalance muri BOP cyangwa se muri balance of payment yacyo, ariko ibi ngibi ntabwo bibuza ko abashoramari bashobora kwizera igihugu gifite umutekano, igihugu cyohereza abashoramari, igihugu kirwanya ruswa. So ni ukuvuga ngo biri mu murongo wo gutuma n'ubundi muri rusange ya politike nziza ikomeza gufasha ubucuruzi no kuba abantu bo hanze bakwizera ko bakora business mu gihugu kandi igatera imbere. Ikindi kirimo ni uko inguzanyo z'amahanga nubwo zihari, twavuze ko hari hejuru kiri muri kimwe mu mbogamizi, ariko nubwo zihari inyungu igenda igabanyuka kandi kikaba turi igihugu cyishyura neza za nguzanyo gifata, ku buryo nta mwiza uko ashobora kubaho ibihano, igihugu cyananiwe kwishyura n'ibindi. Kandi ikindi ni iz'igihe kirekire, bitanga icyizere ko hari icyo imishinga irimo ishorwamo amafaranga aguzwa cyazakora, cyazabyara mu gihe kizaza, kizaba ari ikintu cyiza gishobora gufasha mu kwishyura y'amadeni. Aha ngaha natanga urugero nk'ikibuga cy'indege kirimo gukorwa mu Bugesera, ni ikibuga kizaba ikibuga mpuzamahanga kizafasha aviation industry kuba yatera imbere, ndetse no gutera imbere kwayo bigatuma hashobora kuba kongera kubustinga international trade cyangwa se ubucuruzi mpuzamahanga. Ikindi kandi u Rwanda ni igihugu kibona amadeni ku buryo bworoshye bitewe n'uko hari icyo cyizere kigwa n'amahanga bishingiye kuri politiki nziza yacyo, haba iy'ifaranga ndetse na politiki yindi y'imiyoborere muri rusange. Iyo amanota amanutse cyangwa se igihugu muri iyi raporo amanota yacyo agiye hasi, akenshi uko byumvikana hari byinshi biza kuza kongera kuba ku rundi ruhande. Abashoramari bagira ubwoba ku gushora imari, igihugu barabona kwishyura amadeni bikigoye, ibikorwa remezo ntibimeze neza. So harimo rero icyo iyo raporo igaragaza, ivuga ko n'ubundi icyo gihe igihari ari ikinyonga cy'ibyo dufite hariya hejuru, cyangwa se igihari atari cyiza ku ruhande rumwe, usanga abashoramari bagira ubwoba. Hanyuma ni iki ibi ngibi bisobanuye ku muturage muto usanzwe, ariho nshaka kugusha ku muntu muto usanzwe. Kuba igihugu gishimwa raporo nk'izi ngizi ukumva bihagaze neza, bisobanuye iki? Bisobanuye ko ishoramari rishobora kwiyongera, igihugu kikaba cyakwizerwa, byumvikana ko n'inganda zizamutse, icyerekeranye n'ubushomeri mu gihugu cyangwa se unemployment rate iragabanyuka. Ngira ngo mu Rwanda ubu ngubu tuvuga ko raporo zivuga ko yari ku 14% ubu ngubu ihari mu gihugu, ariko tukizera ko inganda zigenda ziza mu gihugu, abashoramari mu gihugu, uyu munsi bakubaka inganda runaka mu mwaka runaka, abanyarwanda ziha akazi, ko zibahaye akazi batunga imiryango yabo, bakabona ikibabeshaho mu buryo butuma bwa bushomeri ya rate ijya hasi. Hanyuma ikindi nuko nanone companies uko zigenda ziyongera, n'ubundi birumvikana ko standards of living cyangwa se imibereho y'abaturage irazamuka, bityo bikagenda bisapotinga n'ubundi iterambere ry'igihugu muri rusange. Rero inyungu za banki zishobora guhinduka bitewe n'uko nanone uburyo bwifashe neza. So iyo buri mu gitutu, akenshi binashobora kuzamura interest rate. Ngira ngo nicyo uyu munsi kiriho, ariko igihugu gikora neza, BNR nayo yireba ko yashyiraho interest rate ifasha abaturage kugira gute kubona amafaranga byoroshye, ku buryo ashobora nabo kuba bakora investment activities cyangwa se kuba bakora by'iterambere, bigatuma nabo bakomeza gutera imbere. So bivuze ko gutera imbere kwa ekonomi y'igihugu bisobanuye ko umuturage nawe ari mu nyungu, kubera yuko inganda zaza ari nyinshi, abone akazi, abone ibitunga umuryango we, kandi abone mu by'ukuri ubuzima bwe buzamuka umunsi ku munsi, abasha kwishyurira abana amashuri n'ibindi. So niyo mpamvu tubona iterambere rigiye ribaho mu myaka itandukanye igihugu cy'u Rwanda, kubera ko cyabashije kugumisha cyangwa se kugumana kwa kuzamuka mu bukungu buri mwaka, nk'uko twabivuze hejuru, bihora kuri 7 no kuzamuka, mu gihe ibihugu bindi usanga biri hasi yaho. Hanyuma na Afurika yose ikaba kuri 4.2 nk'uko raporo itwa Standard and Poor Global ibigaragaza. Hanyuma ibiciro bishobora gukomeza kuzamuka ku masoko, nubwo tubivuga kandi izi raporo nyinshi zibigaragaza. So rero uko bizamuka, hari pressure ku ifaranga ry'igihugu rikomeza guta agaciro, kubera yuko ubushobozi bw'umuturage kugura buragabanyuka iyo harimo kuzamuka ibiciro, nk'uko twabisobanuye muri video zacu zibanza. So rero urumva ko ibyo nabyo ni ibyo kwitondera, kugira ngo abantu, nubwo harimo kubaho iterambere ry'ubukungu mu Rwanda, ariko abantu bongere kwibuka ko hashobora kugera kubaho pressure ku ifaranga ry'igihugu, kubera yuko ibiciro byazamutse. So ubushobozi bw'umuturage bwo kugura
bukagenda bujya hasi. Hanyuma muri video zindi zizakurikiraho tuzagenda dukomeza gusesengura izi raporo zikagenda ziza nk'uko bigaragara, tunavuga ni iki bisobanuye ku muturage, kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ye kugeza ngo abantu bumve ko biri ku ruhande rubi kandi nyamara hari icyo bisobanuye ku bukungu. Mu bindi bice bigenda biza cyangwa kuvuga mu by'ukuri buri terime yose iri economic igenda iza, ese bisobanuye iki, bisobanuye iki kuri wowe, kuri njyewe nk'umuntu individually on micro level, cyangwa se ku rwego rw'umuntu ku giti cye bisobanuye, kugira ngo tumenye ngo ni iki mu by'ukuri muri buri situation y'ubukungu ibayeho, ni iki umuntu akwiye gukora. Ubu ngubu rero tuvuze ngo ubukungu nabwo burazamuka kuri 7% mu Rwanda no kurenzaho, ese bisobanuye iki ku muturage usanzwe, ese bivuze iki kuri njye, kuri wowe mu iterambere ryacu bwite na contributinga ku ry'igihugu muri rusange. Wakoze kubana nanjye, nkwibutse gukora subscribe kandi ubwire mugenzi wawe nawe aze, kubera yuko aya makuru ni meza mu by'ukuri kandi nawe kagira byagufasha. Mwakoze.